meruka gukora interview ubona views ari nkeya ariko zaragutse na wese ko urumbona byarenze urugero niko navuga nyine dufite imana abari kurira no kure mwihanagure dufite imana mwese abari kurira no kure mwihanagure. hari igihe nari nihebye ntabuze inzira nareba hirya no hino nkabona imisozi ariko Yesu wanjye waranyoboye nambuka neza nta mugayo n'umwe wundiho. Yes, hopo karida di fulani mucyo wa mwana utamwita ni Rene Kibatala. Turi kumwe n'abahanzi nkuko musanzwe mubizi, mbasuhuza cyane aho muri hose kandi mukomeza kugubwa neza aho muri hose. Uwiteka abarebe icyoroshye. Uyu munsi wa none rero nkuko mubizi ba star bari imbere yanyu mu mazi minsi mutababona, ndabizi neza ko mwarimu bakumbuye haba iburyo cyangwa ibumoso. Uyu munsi rero duri hano kuri Uwineza Louise, ni channel ya Uwineza Louise. Nyarukiraho kore subscribe, share, comment kugira ngo ujye ubana natwe uko bwije uko bukeye. Kandi ahangaha twiyemeje kujya tubaserukira hirya no hino kugira ngo mujye mubona ubutumwa buciye mu ndirimbo zagenewe guhimbaza Imana. Ni nacyo rero gitumye bano bakobwa beza bari hano imbere yanyu kugira ngo batangire badukorere mu mihogo, tunaganire ku bijyanye n'urugendo rwa muzika yabo. Ahangaha rero duhereye ibumoso ndabona turi kumwe na ibumoso bwanjye, ubwo ngubwo ndi kumwe na Uwineza Louise. Uwineza Louise, tangira rero uhikaze kandi abantu bakurikiye channel ya Uwineza Louise tubaha ikaze kuri iyi channel, ari nako kandi twanzika ariko dukiraho mwari mwaranabuze, hari mumaze iminsi mutaboneka. Reka rero twiganire mutubwire se mwabaga hehe, mu masomo ni ibiki byari byarabiteye? Muraho neza. Nuko bisanzwe muranzi, nitwa Uwineza Louise, ndi umuhanzi uririmbira Imana mu buryo bwo guhimbaza no kuramya. Murakoze. Aha, uti murakoze. Turi kubona ikindi cyamamare rero nanone, Mabozi Official. Mabozi Official nicyo tugeneye kuri uyu munsi. Ndo dusuhuze umunsi wasuye Uwineza Louise. Rero sinzi utako gafanta kaduye dukamwe, ndabona rwose umeze nk'umuntu wari amafaranga mu buryo buhagije. Yes, murakoze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe. Yego. Kandi nishimiye no kuba hano. Wishimiye no kuba hano? Yeah. Aha. Ejo mwari mu rusengero cyane, mwagiye mu bitaramo. Aha, bakunzi ba Uwineza Louise, kora subscribe, share, comment kugira ngo ujye ubana natwe uko bwije uko bukeye. Kandi nanone nizera ko ubutumwa bwiza yo buciye mu ndirimbo buhindura benshi, sibyo se? Cyane, bufasha benshi, buhindura benshi. Yeah. Ufite nk'ibihumbi nka bingahe abantu bashobora kuba barumvishe wowe ugenekereje ukavuga ati genekereje indirimbo yanjye natanze sinabura nk'ibihumbi nka 20 cyangwa 30, nabo narahinduye mu bijyanye n'agakiza, genekereza byibuze? Ndabangiye kubeshya simbizi, ariko nkurikije feedback njya mbona ni nziza. Ari abantu benshi nyine ibihangano byanjye bifasha kandi ndabyishimira. Kandi urabyishimira. Indirimbo ya mbere wakoze yananahitinze, mbona banita Pendo bapininze bashyize kuri stati baratwika ibintu nk'ibyo. Wakoze indirimbo nziza ihita
ikora ku mitima y'abantu. yego njye ngo yitwa ngo iki mama? yitwa dufite imana. Dufite imana. Natwe twese dufite imana cyane. aha mbo uri kumwe na mugenzi wawe Uwineza Louise. uyu munsi muri kuri hano kuri channel yawe Uwineza Louise kugira ngo mwagure impano zanyu kandi mukomeze mutange ubutumwa bwiza buciye mu buryo bw'indirimbo cyane. Uwineza Louise wakoze indirimbo ya mbere abibonye namwe ariko muri ibyamamare kuba umuntu ashobora gukora indirimbo ikaba itabura 5k cyangwa se ibihumbi bingahe bikureba uri muri za magana ibihumbi magana ariko mujya mushima n'Imana cyane turayishima. yego Uwineza Louise indirimbo wakoze ukumva abantu bakakubwira ati ebana congratulations wampaye agaciro. wampaye agaciro ni indirimbo yitwa wampaye agaciro. Yego rero urabona ko umunsi wakiriye mugenzi wawe Maboss kandi akitwa Maboss Official. Bananyarukire kuri Maboss Official barebe indirimbo bita dufite imana harimo message. Bano bakobwa beza mubona hano imbere kuri bino bintu byo kuririmba n'abahanga. Ariko hari abantu bakurikiye hano kuri Uwineza Louise bavuga bati ese badukoreye mu byibuze dukumva gatoya cyane byibuze gakaba nka karofure. Rune wakakiriye Mabosi aho umunsi yambwiye ngo arakwereka ngo koko yagutanze muri muzika ngo aragukosora. Akira Uwineza rero Louise akira Maboss Official kugira ngo nanone nawaze kudukorera mu mihogo dubishyireho gatoya cyane kuri iyo ndirimbo wampaye agaciro. Duhikaze rero. Hari igihe nari nihebye ntabusinzira nareba hirya no hino nkabona imisozi ariko Yesu wanjye waranyoboye nambuka neza nta mugayo n'umwe wundiho. Wow ko karahanyije. Amen. Urabyumva ute Maboss? Ni ibintu byiza ko harimo message Imana mu umugisha. Yego murakoze. Ariko nizera neza ko iyo wumvishe indirimbo nk'iriya wampaye agaciro ngira ngo ujye unayireba wenda kuri YouTube channel yiwe yitwa Uwineza Louise. Yego. Iyo urebye iriya ndirimbo cyangwa se ukayumva ntabwo aba yagukosoye ntuvuga ati nanjye hari akantu mwigiyeho nanjye ubutaha nzakora. Nta muntu n'umwe sibyo ibintu uko nkora nuko na Uwineza akora nyine biratandukanye. Icyo namwigiraho nawe hari icyo yanyigiraho rero turafatanya nyine hari byinshi nyine nabonyemo of course nkuko bivuze. Ariko wizera neza ko muramutse mugiye muri competition wamutsinda? Mu Mana nta competition ibayo. Oya nayibayo ntuze kudushuka. Okay mu Mana nta bibayo. Yego ariko hari igihe bavuga bati reka izindi ndirimbo z'abano bantu tuzigereranye. Yego ubona aho muri inamba oyeze kubimbariza inyuma ya kamera. Okay asante sana rero bakunzi Uwineza Louise mukore subscribe share comment mujye mubana natwe uko bwije uko bukeye. Ahangaha nta handi ushobora gusanga gospel sibyo kuri Uwineza Louise ndetse na Maboss Official. Maboss Official reka nawe tukwakire utunyuriremo muri make nawe tubwire ati dufite imana koko kandi na n'uyu munsi imana turayifite ari nayo mpamvu tugeze ahangaha wenda tunahumeka umwuka w'abazima. Dufite imana rero ngadukorere mu mihogo ahasigaye abantu bongere bizihirwe nanone. Dufite imana dufite imana abari kurira no kure mwihanagure. Dufite imana dufite imana mwese abari kurira no kure mwihanagure. Wow mwese abari kurira
n'ukuri bihanagure cyane. bakunzi b'Ineza Louise yakoreka mbanze mbashimire ubwanjye muraririmba rwose nanjye nkumva nguwe neza uri kujya mu mwuka harya ngo dufite Imana wampaye agaciro yego bantu bashaka ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo ukaba ushaka kumva ko ari abantu baba bafite imitima bakumva nyine wenda ibibazo bimwe na bimwe byatumye biheba ariko izi ndirimbo zasubiza umuntu muri mundo dufite Imana wampaye agaciro cyane. uyu mwuga wo gutangira kuririmba mwese wenda buri wese afite igihe yawutangiriye ariko se duhereye kuri Maboss Official kuko ufite byinshi ugomba gutubwira hano kuri Uwineza Louise kuko wiyemeje kumuzamura muri uyu ruganda rwa muzika kugira ngo kandi wifuza neza ko yagera mu kirenge nk'icyo wateye. Twiyemeje gufatanya urakoze kumusobanura gutanga ubutumwa wifuza ko yagera nkaho wageze. Nifuza ko yahagera kandi ikindi akaharenga kuko nanjye ndacyagenda aho ndi ntabwo navuga ngo ngiye Maboss kanicare nere kuguruka ukundi byarakemutse ubutumwa natanze bwaragiye oya so ahagere aharenga nubwo yarenga arenge cyane pe Uwineza Louise niki ubona ese ko watumiye Maboss arakwinspira ubundi ubona uburyo aririmba ni nk'agaki kantu ubona ko wenda nawe ubutaha cyangwa se wamushimira mu miririmbire ye. Icyambere nyine nk'uko yabivuze nyine twiyemeje gufatanya. Maboss ndamukunda cyane ni umuhanzikazi ubona ko ufite icyerekezo cyiza mu miririmbire y'ijwi rye mu kwandika kwe nyine ndabikunda aramfasha cyane. Aragufasha. Yego. Ino ndirimbo wakoze wampaye agaciro yaba yarabigize nk'uruhare akagufasha kwaba kwandika bakujya muri studio yaba ahantu mwaririmbe nk'ahari afite natire nk'iriya uruhare yagize muri mu kugira ngo ukore iyo rwaba uruhare rwo ni rwabura kambwira ati genda nguko aranduta cyane mu buryo bw'uyu muziki cyangwa se no mu myaka yaramfashije cyane ndanamushimiye Imana imumugisha. Urakoze cyane. Murabibona rero abakobwa beza bari hano imbere biyemeje kujya baririmba kandi batanga ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo kuri channel Maboss Official Uwineza Louise munyarukireho mureba indirimbo z'aba bakobwa beza kandi batanga ubutumwa bwahinduye benshi. Impamvu tuvuga ko bwahinduye benshi nuko abantu barazikunze cyane izi ndirimbo bagiye bacishaho kandi koko nawe ukiyumva rwose ntago wabura kwisharinga musharinge na bagenzi banyu kugira ngo ubutumwa bwiza tubusangire uko nigeze numva ngo ijambo ry'Imana ngo mugene muhindure ngo abantu abo mu mahanga yose ngo mubahindura bigishwa. Yego. Ari bundi hari n'irindi sano mufitanye. Isano dufitanye ry'amaraso ya Yesu. Nawe nani kubyemera? Yego. Wari umuntu waherutse kumbwira ngo murango ngo mwashobora kuba ari mu byara wundi. Dufitanye ry'amaraso ya Yesu waduze kudushuka. Mufitanye isano ry'amaraso ya Yesu. Naho ubundi dukorera umwami umwe abana b'Imana. Iyo niyo sano ikomeye kuruta y'amaraso. Yindi ngo kuvukana. Maboss wakoze cyane kandi kuza hano kuri Uwineza Louise. Niki wabwira abafana bawe rero basanzwe bagukurikira kandi banagukunda kuri Maboss Official bitewe n'uburyo uririmba bitewe nuko hari benshi ndabizi ko ufite messages nyinshi zigutumira ku macano cyangwa se mu nsengero zimwe na zimwe ngo ugende utanga y'ubutumwa nk'abantu basanzwe bagukurikira kuri social media niki wababwira uyu munsi? Ikintu nababwira nuko nyine gutanga ubutumwa birakomeje bafatanye nanjye kubugeza kure. Niba wumvishe ikintu kumva urafashishwe ntukihererane ugifashishe n'abandi.
rero ikindi nababwira ndabakunda. urabakunda Yego ariko nabo baragukunda cyane kandi ndabyishimira. yego. Aha ni iki se ushobora kubwira abakurikiye wenda Uwineza Louise kuri iyi channel, ni iyihe nkunga wowe ubona ugiye gutanga kugira ngo abantu bajye banareba ese murumuna wanjye, murumuna wa Maboss official, ni nk'iyihe nkunga ubona ugiye gukora kugira ngo uzamure murumuna wawe ukurikije inshuti zawe ufite kuri social media? Ego ikintu nababwira bafashe uyu muvandimwe, basimbukire kuri Uwineza Louise, bajyeyo bakore subscribe, bakore share, nyine ibyo bankorera nawe babimukorere kuko turabavandimwe. Umugisha rero Uwineza Louise, urumva ko kuba ari kuvuga ati bafana banjye cyangwa abantu basanzwe munkunda munkurikira, murumuna wanjye nawe mufasha akaboko. Ukimara kumva ubutumwa nk'ubwo ubyumva gute mu mutima? Njyewe marigiye mba numva bindenze. Hari umuhanzi ugeze kuririmba aravuga ngo biramurenga ibya Yesu. Rero ni ikintu gikomeye kuba wa undi ngo bya Yesu ni kumuronkora, ibya Yesu birandinze. Rero ni ikintu gikomeye kuba nyine umuntu akureba akakwishimira, mugahuza ibitekerezo, ndetse akanifuza yuko abamupromotinga nawe bagufasha ukagera imbere. Numva nezerewe mu mutima wanjye ku buryo nabasha kubisobanura. Tabasha kubisobanura. Uwineza Louise, vacances irangiye ugiye gusubira ku ishuri. Niki wabwira abafana bawe basanzwe bagukurikira? Ikintu cya mbere nababwira, ndabakunda. Ikindi kintu gikomeye ndabashimira. Meruka gukora interview ubona views ari nkeya, ariko zaragutse. Na wese ko urumbona byarenze urugero, niko navuga nyine hari intambwe nateye. Ndabashimiye, bakomeze kunshyigikira kandi nyine bakomeze batange ubutumwa bwacu, nuko nkuko Maboss yabivuze, iyo wumvishe ikintu kikagufasha bari byiza ko ugisangiza na mugenzi wawe. Yego. Mbashimire cyane mwe mwahisemo kubana n'Uwineza Louise ndetse na Maboss official. Munyarukire kuri izo channel zabo bana beza b'abakobwa baririmba indirimbo za gospel, ari Maboss official ndetse n'Uwineza Louise. Na abana b'abakobwa biyemeje kugira benshi bahindura mu bijyanye n'imiririmbire yabo, ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo. Uyu munsi rero twari kuri Uwineza Louise, yatumiye Maboss hano kuri channel ya Uwineza Louise kugira ngo bakomeze kwiga ku buryo bashobora kongera gusohora izindi ndirimbo vuba hano bidatinze. Maboss, uri tayari kuba muri iyi minsi ugiye kubamurikira ikindi gihangano gishya? Yego kirahari, kiri muri studio cyamaze no kurangira. Nicyo negerejemo nakanya. Baguhe time rwose ukore. Yego. Nizera neza kandi ko iyo bitinze biba birimo gukorwa neza. Yego, bikorwa neza. Aha, baraje bayirebe kuri Maboss official. Cyane vuba bidatinze. Louise Uwineza, indi ndirimbo uri guteganya kuyisohora ryake? Urarindira mukuru waga akabanza kagira nawe ukaza cyangwa murazishyirira hanze rimwe? Biterwa n'ubushake bw'Imana. Ariko nanjye nimo ndabipanga, iri muri studio. Gusa ndakeka ko iye izaza mbere, bazayibona mbere, yanjye bayibone ikurikiye. Aha, musimbukire kuri Uwineza Louise, mukore subscribe, share, comment kugira ngo mujye mubana nawe uko bwije uko bukeye, iyi ndirimbo ntizabacike. Ari nako kandi munyarukira kuri Maboss official, nanone mugakora subscribe, share, comment kugira ngo iyi ndirimbo nshyashya nanone ntizabacike. Dutangire rero kandi dusoreza aha ngaha. Kubite bye bye abafana banyu babakunda cyane, buri wese Uwiteka bahire. Ego bafana bye, turabakunda nakagaruka ya.